ariko mana yanjye ubukene bwica umuntu koko ariko ntabwo bizashoboka buriya rero abantu benshi ntabwo banzigiye mu rukore umwuga wo gutuburira iki abantu ariko se natubura nyine se wapi no gushaka umuntu tuzabiyana we muyebye What be this Jesus God have you be mumu. You think say they wise? mbega ubukene sha wallahi u Rwanda ntabwo waruba mutazi ubwenge ibi bintu bizashoboka uzi ko ushaka nawe ukura umwumbati wo guhekenya ukawubura ariko ubundi ubu nta kuntu umuntu yakwifarafandira akazi ko gutubura ariko se ako kazi nzagakora njyenyine bite se pisto byiza tu mbwire pisto aha hirya habereye ibintu uzi ko n'amategeko agihana abanyarwanda ubwo nuko kuko muhera mukubita abantu sawa iceceke ahubwo vuga ko ngiye kujya mbahoma buri munsi bagufasha bagufunga reka nkubwize ukuri reka njya hararuguru ndebe ko nabona umuntu twafatanya kano kazi rwose aho ubundi karimo ibintu by'ibikeshi byinshi cyane umaze kubona mutse bagufasha aha bahita bagufunga da sha kangiye gutora agasuka njye ku ndege ndebe ko nabona akazi sha kuko biragorana reka nkubwize ukuri izi nzira niba ndibona umuntu tubifatanya gutubura sinzi aha ndabona hari umuciye ku ndege hara wabuze akazi niwe tugiye gufatanya wowe ntabwo ibyo uvuga ubizi umuntu aba agomba kubinoba ukabikubita neza wumva noneho waba imbwa uramutse rwose pe amokera umugena cyangwa umokera ibisimba by'iwanyu wambwa kanigendera kuko ndabona utangiye kuzana ibintu by'isesereza kuko ngumye aha ngaha nakomena amatwi uko kimeze ntabwira amatwi jya wambwa ko kameze gusa ari nata nkwica wambwa musore ko ndaho sinziriye meze bite sha murokore wahora n'iki ko ndebe imikorere yanze mirokore yanze nako imikorere yanze umura wo mufitiye akazi gashyushye mufitiye akahe kazi ngiye mufitiye akazi ko gutubura ako kazi nanjye niko nari negereje nabikekaga nise turatubura mu bijyanye n'iki gutuburira abantu mu bijyanye n'indangamuntu All problems always. Gutuburira abantu kugeze nk'abapolisi ikimenyetso cyitonderwa cya mbere ni ukubabaza indangamuntu wayibura zamura amafaranga ubwo tugiye gukora ako kazi karimo kesi nyinshi cyane washiduka bagufunze katugereye gira kukiga wowe nani se wowe umuntu agiye gutuburira umuntu mu rugo twahira hepfo twahira ruguru sinzaba heza imvira ndagasa ahantu haba heza nera hepfo mu muhanda aho guhaguruka twatinda amazi wewe wakigorye wagicuco ndavuze ati gira vuba tumereza amafaranga nta kindi kintu ndogeraho bakwihanganya ko nari ngiye kuri banki kuyabikuza nimba yose nkuzanira amafaranga yawe ziba nuko gukora ufuka wakigorye izo banki zo zitarangira urasirandana naraye ndongora urabona ndi buyishyurike nta kintu wazubwira ahubwo ngiye ndakwiyamye ngiye ahubwo ndakwiyamye cyane ndakwiyamye muva Rwanda nawe n'urw'abagabo navuga ngo ndakwiyamye turarwana ko niyo muhanda ngawutereye hejuru kuko igihugu bacyujuje urusaku bari muri bwe murarwana uzanye hejuru muzi mwebwe muri abaki siya yipi polisi indangamuntu iri he wowe indangamuntu iri nayisize mu rugo indangamuntu kandi wavugaga yuko ugiye kuri banki oya nari njyanye ikarita yonyine indangamuntu nayisize mu rugo amande y'ibihumbi 10 indangamuntu ngeze nyafite urumogi ngiye kuri genda sayipi murokore amande y'ibihumbi 10 kunyata utayafite haha murokore ntabwo nzi sayipi murokore shana wiyoza igiti bovu kiravuba gihoza igiti yo ngiye nayo mfite rwose utiboneshwa rero ngo nuko twaje na uniforme twambaye igisivile imodoka yacu twayiparitse aha hepfo ushobora kwizigiza nkayizanika kujyana da
Akira tunaderera rimwe no kutuguza dorakira. Sasa rero muri gute? Uyu mushinga urakora. Cyamuroko. Uyu mushinga utakwikishije. Watikira vuba. None urareba rero ugasakwiye. Bene ya mbere arinji. Ubu tugiye kumanuka hano hepfo n'agahanda sasa rero. Ni hano tugiye kubemereza bya nyabyo. Ahubwo twagiye tudatinda ndabona abambere nkubwiza kuri mwana niga yanjye. Urumva? Haruguru umuntu ucuruza urumogi. Winiga yanjye. Kandi doyo yesura yawe. Nahira bigaragaza ko utajya mu itabi. N'utwiso dore twabaye n'utwinyange. Shaka nagutakaza no gatukurize kuri gaherembo. Kiri guco. Yes. Twagenda se ngutakaza. Vuga ati wewe ngo ngutakaza n'ibivo. Urumundere kwa nanjye maromba ngo no kuditera umufuka ngwaki. Ibyo muri kuvuga murabizi. Urumogi nimo mbwira saho. Wese urinde umfata. Yenda umupolisi. Urumogi rwesha. Undi ntabwo ngaza baracuruza. Oya ngo yafande niwe wabimbyiye. Wamuruzi. Fande dore n'uyu ngo yamumbwira ngacuruza urumogi. Oya nayo ne warundangiraga. Afande. Hano hari abandi usanze bari kuvuga urumogi. None ndabona reka bafate. Mwogi tugende. Vuba nona. Wetin be this? Wetin be this? Jesus. indangamuntu zanyu hejuru. Mwebwe se mutubaza indangamuntu muri bana. CIA. Harya burya muri ngabo z'igihugu. Kirafasha wagisambo zamura. Zamura. Indangamuntu tugiye. Zamura fana wewe. Kirafasha zamura indangamuntu wagasasa. Zana. Naho usobanutse ko kuri ibintu nk'ibi by'imiti ifunze muri pipi zacu. Ashirerene. Jesus! Aha, reka twigende. Mugenda mujya heza. Namwe muri babatubuzi ndabafasha. Ahubwo reka mite bajyana kuri buri gare. Aha, ese bya bihumbi 20 urabifite? Ndabifite. Nibyo tuzize.